nyamara urugi rugiye gukingwa. Hayibi ni payasinima, urugi rugiye gukingwa mama, urugi rugiye gukingwa papa, ibyo urimo wigira byose urugi rugiye gukingwa. Urugi mu minsi iri imbere bararukinga, urugi rugiye gukingwa. Ndagira ngo ube maso, ndagira ngo ubere maso ubugingo bwa. Urugi rugiye gukingwa. Ubu n'ubuhanuzi nazanye, n'ubuhanuzi nakuzaniye, nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo urugi rugiye gukingwa. Ariko bamaso ngumva barakomanga. Mu Kirundi baravuga ngo nukudodora, baradodora. Aha rero niho ubuhanuzi nazanye bugiye kwinjirira. La sileba ya God is for the whole. Aha ngaha niho bugiye kwinjira. Ndagira ngo ntega amatwi. Aha ko se wahanura gute? Wahanuranaga ubwibone. Nibyo koko waratonaga, wararirimba. Hako se waririmbaga hanyuma ukajya gusambana. Nibyo koko wavugaga ijambo ry'Imana. Hako se byana wararivugaga warangiza ukajya no gukora ibibi. Aravuga ngo ndababwira ukuri yuko ntagize gute, yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nazanye rero ubuhanuzi buvuga ngo imbere ahangaha, imbere ahangaha aho turimo tugana, hari abantu Yesu agiye kwihakana, hari abantu Yesu agiye kuba wararirimbye ntibizamuka, kuba waratonaga ntibizamuka, kuba wari ufite ijwi ryiza uzi guhogoza neza ntago bizamuka, kuba warahanuraga, kuba warabwirizaga, mbese ibintu byose, kuba warasengeraga abarwayi bagakira bagahaguruka, ntago bizamuka. Ahubwo icyakubera cyiza wakwirinda, icyakubera cyiza waba maso. Shimwe amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nejejwe n'Imana yongeye kumpa umwanya kugira ngo kandi nongere kuganira namwe ijambo ry'Imana. Dushimye Imana iduhaye uyu mwanya, kandi namwe Imana ibaha umugisha kubwo guntega amatwi tukumva ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi nje ngo twumve icyo umwuka arimo abwira amatorero muri iyi minsi ya none. Nkuzaniye ubuhanuzi kandi ubuhanuzi bukomeye, ubuhanuzi budasanzwe, ubuhanuzi wari ukeneye kumva. Nkuzaniye ubuhanuzi wari ukeneye kumva. Niba uri mu bantu bakunda ubuhanuzi, niba uri mu bantu bakunda kumva ijwi ry'Imana, niba uri mu bantu bakunda kumva icyo Imana irimo igambirira, icyo Imana irimo yibwira, ukaba utari muri ba bandi, kandi kuko hari abo Bibiliya itubwira yuko abo bantu ngo ni Paulo wabyandikiye Timoteyo, aramubwira ngo mu minsi y'imperuka abantu bazigwiriza abigisha bahwanye n'irari ryabo. Niba utari muri abo bantu rero, ukaba mu bantu bakunda kumva ijwi ry'Imana, uba mu bantu bakunda kumva ubuhanuzi uko bwaza kose, ukaba uri mu bantu bakunda kubwumva. Nkuzaniye ubuhanuzi. Maze iminsi ndi imbere y'Imana, maze iminsi ndimo nsenga, maze iminsi ndimo ninginga Imana cyane. Hari ibyo nshaka kumenya, hari ibyo nshaka gusobanukirwa. Muri ibyo byose rero mfite iby'Imana yagiye imbwira mu nkuzaniye ubuhanuzi. Rero ndagira ngo wigire bugufi, utere agatebe cyangwa se utege amatwi, nkubwire icyo Imana yambwiye muri iyo minsi yose. Kandi rwose nuza kunkundira, nuza kunyemerera, uraza gufatanya nanjye kugira ngo twumve icyo iryo jambo rivuze. Reka munyemerere dusenge kugira ngo ntangire mbabwire uko ibintu bimeze, uko Imana yavuganye nanjye. Ntangire mbabwire uko buri kintu cyose gikurikirana ku murongo. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'ubutware. Nje imbere yawe n'imbere y'ubwoko bwawe Mwami, nyemerera mu izina rya Yesu mwuka wawe wera aba ari uherekeza iri jambo, kandi byinshi wavuganye nanjye Mwami, uhe abantu kubyumva ndetse no kubishyira mu bikorwa, no kugerageza Mwami gukora ibyo gukiranuka, kugira ngo Mwami tutazabarwa mu mubare wabo ubuhanuzi wavuganye nanjye, ibyo wavuganye nanjye wabo Mwami, igihano kizageraho. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Ndongeye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Nk'uko bisanzwe amazina yanjye nitwa Regis Singaye.
ndashimira Imana cyane uko impaye uyu mwanya. Rero nkuzaniye ubuhanuzi bukomeye, nkuzaniye ubuhanuzi Imana yavuganye nanjye irambwira ngo imbere ahangaha turimo tugana ni ahantu hakomeye cyane, ni ahantu hagoye, ni ahantu hateye ubwoba, ariko kandi ababa maso ndetse bakabana n'Imana amaso, Imana izabagirira neza. Nyemera tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma mbone kwinjira neza, nkubwire uko ibintu bimeze. Imana ibagire neza. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, hanyuma dusome umurongo wa 12, turasoma n'umurongo wa 13. Matayo ibice 25, umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Dusome twumve uko havuze. Bibiliya iravuze ngo, nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe Imana itugirire neza cyane. Imana ibaha umugisha. Uyu ni Matayo wanditse aya magambo, ariko ayandika abwirijwe n'umwuka w'Imana. Hanyuma nanje rero nje kukubwira amagambo akomeye, nje kukubwira ubuhanuzi bukomeye. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nzabwira abantu ngo imbere ahangaha turimo tugana hari abantu Yesu agiye kuzihakana, hanyuma ndashaka kukubwira ngo ube maso. Nkuzaniye ijambo rifite umutwe uvuga ngo ube maso kugira ngo utazaba mu mubare wabo Yesu agiye kwihakana. Biravuze ngo hari abo agiye kwihakana, biravuze ngo hari abo agiye kuzabwira yuko atabazi. Dusomye ijambo, Bibiliya iravuze ngo ndababwira ukuri yuko ntabazi, ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Aha hari ryari? Ndacamo gatoya muri iri jambo kugira ngo wumve icyo umwuka ari kusobanura muri iyi minsi. Aha hari ryari? Aha hari igihe umuntu umwe ngo yigeze atekereza acyuza ubukwe, cyangwa se atekereza gucyuza ubukwe, atumira abantu hirya no hino, nk'uko bisanzwe ko abantu bakora ubukwe bagatumira. Hanyuma muri ubu bukwe ngo hatumirwamo abakobwa 10. Muri aba bakobwa 10 ngo harimo abakobwa 5. Aba bakobwa 5 ngo bari abakobwa b'abanyabwenge, abandi 5 ngo bari abakobwa b'abapfu. Bibiliya niko isobanura. Bibiliya ivuga ko ngo bigeze igihe cy'ubukwe, abakobwa bose ngo bari barabwiwe uburyo kibazambara, bari barabwiwe uburyo kibazitwara, ndetse bari barababwiye ngo muri ubwo bukwe hari igihe umuriro ushobora kubura, bikaba byaba ngombwa yuko hakenerwa icyo bita amatabaza cyangwa se amatara yo gucana kugira ngo ahantu habone. Iyo usomye neza Bibiliya iravuga ngo aba bakobwa bose bitegura amatabaza, ariko 5 b'abanyabwenge bamenya yuko amatabaza adashobora kwaka hatarimo ikintu cyitwa amavuta. Ngo bakora ikintu gikomeye, baragenda bagura amavuta, bakora icyo bita kuyibikaho. Ngo bayibikaho, baraza ngo igihe cy'ubukwe kigeze, Bibiliya ivuga neza yuko ngo umukwe yatinze kuza. Umukwe aratinda. Reka mbabwire, hari igihe ubukwe buba ugasanga rwose isaha batanze ntabwo ari kenshi na kenshi isaha batanze ubukwe buzaberaho ntabwo aribwo biberaho, kuko hari biba byabuze, hari biba bikibanza gutunganywa. Ariko ngo bigeze igihe nyirizina ngo umukwe ngo igihe kiragera araza. Reka mbabwire bantu b'Imana, nubwo mureba bamwe muri twe twavutse batubwira ngo Yesu araje, abandi batubwira ngo azaza, ariko we urinze usaza, urinze ugira imisatsi 2 ataraza. Niyo mpamvu abantu bamwe na bamwe ibya Yesu babikeresheje. Rimwe na rimwe baravuga ngo twavutse batubwira ngo azaza, twavutse batubwira ngo azaza ryari. Umuririmbyi nawe yaririmbye yuzura umwuka wera, aravuga ngo mbese mwami uzaza ryari? Ariko reka nkubwire ngo Yesu n'ubu yaza, ahubwo witeguye ute? Nazanye ubuhanuzi bufite umutwe ukubwira ngo imbere ahangaha hazaza Yesu hari abantu agiye kwihakana. Rero ube maso mubyenzi, ube maso kugira ngo utazaba mu mubare wabo Yesu agiye kwihakana. Bibiliya ivuga ngo iki?
Bibiliya iravuga ngo abakobwa bategereza umukwe, ariko ngo bigeze mu gicuku ngo bumva urusaku, habaho urusaku rubaho bavuga ngo umukwe araje. Ba bakobwa Bibiliya isomye ngo bose bari bageze igihe bari basinzira. Reka mvuga aka kantu, abakobwa bose bari basinziriye, bivuze ngo abanyabwenge barasinziriye, n'abandi b'abapfapfa bagira gute, nabo barasinzira. Bisobanuye iki? Bivuze ngo gusinzira ni uko abantu bose, mama wasinzira, papa wasinzira, ariko ahantu itandukaniro riba mu gukanguka. Reka babwire ikiri ijambo ryambwiye, bireba ngo umukwe aje, urusaku rubayeho ngo umukwe araje. Iyo dusomye Bibiliya iratubwira ngo abakobwa bose uko ari 10 ngo babyukiye rimwe, bose barakanguka, bari basinzira ariko ngo barakanguka. Ngo bamaze gukanguka basanga nk'uko babibwiwe, basanga aho hantu ntago habona, biba ngombwa yuko bitabaza iki, ya matabaza yabo. Aha rero niho rwari ruzingiye, biba ngombwa ko bitabaza ya matabaza yabo. Bibiliya iravuga ngo babandi 5 b'abanyabwenge bacana amatabaza araka, hanyuma amaze kwaka, kuko bari bashizemo iki, bari bashizemo amavuta. Babandi 5 bapfuna ngo bacana amatabaza yabo ntiyakwaka, ngo bamenya yuko bazanye amatabaza ariko ntibazana amavuta. Umva ukuntu ijambo rivuga. Bibiliya ngo bahita bahindukira babandi 5 b'abanyabwenge, barababwira ngo nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu aragira gute, arimo arazima. Bibiliya isomye neza ijambo ngo barababwira ngo hoya, no, ntabwo yadukwira, ahubwo nimugende mujye mu bahanjuzi, nimurangiza mujye kwigurirayo ayanyu mavuta. Umva ukuntu ijambo rivuga. Aha rero niho ubuhanuzi nazanye bugiye kwinjirira. La sileba ya God is for the whole. Ahangaha niho bugiye kwinjira. Ndagira ngo ntega amatwi. Ahangaha ngo baragenda, ngo bajya kugura amavuta, ngo bakigenda bagitera intambwe, bakigenda ngo umukwe baraje. Umva bakiri gutekereza, bakivuga ngo hari ntabwo azaza, bakivuga ngo hari yatinze, ngo umukwe baraze. Ngo abari biteguye, nyumva, abari biteguye ngo binjirana nawe ngo bajya mu nzu. Ngo bamare kujya mu nzu, umva ukuntu ijambo rivuga, reba ngo urugi rurangije rugira gute, ngo rurakingwa. Urugi ngo rumaze gukingwa, abakobwa bagiye kugura iki, amavuta. Ngo nabo bagaruka bazanye amavuta. Ngo bageze ku rugi, umva ikintu bakoze, ngo basanze urugi rwakinzwe, nyamara urugi rugiye gukingwa. Ni payasinima, urugi rugiye gukingwa mama, urugi rugiye gukingwa papa, ibyo urimo wigira byose urugi rugiye gukingwa. Urugi mu minsi iri imbere bararukinga, urugi rugiye gukingwa. Ndagira ngo ube maso, ndagira ngo ubere maso ubugingo bwa, urugi rugiye gukingwa. Ubu n'ubuhanuzi nazanye, n'ubuhanuzi nakuzaniye, uzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo urugi rugiye gukingwa. Ariko bamaso, ngumva barakomanga. Mu Kirundi baravuga ngo ni ukudodora, baradodora. Ariko ngo umukwe aravuga ngo mbese abo ni bande? Abo ni bande barimo bakomanga? Ni bande? Ba bakobwa babahita baterega, nyirarunaka baterega, ni njyewe ntuzi ukuntu natonaga. Nyirarundi nawe baterega, ni njyewe ntabwo uzi ukuntu nahanuraga. Undi akabaterega, ni njyewe ntabwo uzi ukuntu nabwirizaga. Undi akabaterega, ni njyewe ntabwo uzi ukuntu ari jye wabyinaga nkacumugara. Undi akavugaterega, ese ntabwo umukwe ngo arababwira ijambo twasomye kuri 12, yavuze ngo ndababwira ukuri yuko ntabazi. Ngo abasubiza amagambo akomeye, ngo arababwira ngo ndababwira ukuri ntabwo mbazi. Nubwo mwabikoraga, nibyo koko warahanuraga, ariko se wahanuraga wahanuranaga ubwibone. Nibyo koko waratonaga, wararirimbaga, ariko se waririmbaga hanyuma ukajya gusambana. Nibyo koko wavugaga ijambo ry'Imana, ariko se byamwe wararivugaga warangiza ukajya no gukora ibibi. Aravuga ngo ndababwira ukuri yuko ntagize gute, yuko ntabazi. Ariko ijambo risoza ngo nuko mube maso.
nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nazanye rero ubuhanuzi buvuga ngo imbere ahangaha imbere ahangaha turimo tugana, hari abantu Yesu agiye kwihakana, hari abantu Yesu agiye kuba wararirimbye ntibizamuka, kuba waratonaga ntibizamuka, kuba wari ufite ijwi ryiza uzi guhogoza neza ntabwo bizamuka, kuba warahanuraga, kuba warabwirizaga, mbese ibintu byose, kuba warasengeraga abarwayi bagakira bagahaguruka, ntabwo bizamuka. Ahubwo icyakubera cyiza wakwirinda, icyakubera cyiza waba maso. Ijambo kuri 13 ryasoje rivuga ngo nuko mube maso. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imbere ahangaho turimo tugana, hari abantu Yesu agiye kwihakana. Mama ngo wararirimbaga, papa ngo warahanuraga, yego warahanuraga, wuzuraga mwuka we, wavugaga indimi, yego watangaga amaturo, icya 10 uragitangaga neza. Ibyo surumva byakubera inzira ya nyayo kugira ngo atakwihakana. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Uhanuzi rero nakuzaniye ni ubukubwira ngo imbere ahangaho turimo tugana, hari abantu Yesu agiye kwihakana. Ariko icyama ntube mu mubare, igenzure neza utazaba mu mubare wabo Yesu agiye kugira gute, agiye kwihakana. Kuko imbere ahangaha hari abantu Yesu agiye kwihakana. Narinje kukubwira ngo ube maso kugira ngo utazaba mu mubare wabo Yesu agiye kwihakana. Imana y'amahoro ikugire neza. Uyu munsi ubu wayo gufata umwanzuro, uyu munsi ubu wayo kwigenzura, uyu munsi ubu wayo kwisubiramo, kuko nubwo uvuga, nubwo ukora umurimo w'Imana, nubwo ukora ibikorwa by'Imana, ariko wigenzure kugira ngo utazaba mu mubare wabo Yesu agiye kwihakana. Amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi umugisha Imana itanga ube ku buzima bwanyu, mu izina rya Yesu, amen.